Nongeye kubasuhuza mbahereza ikaze mwebwe mwahisemo gukanda subscribe. Iyi ni Hot Rwanda, ikinyamakuru cya mbere kiruta ibindi hano mu Rwanda. Ikinyamakuru kikugira kuri tere, cyagera kuri Rayon Sport kigashinga imizi. Banyarwandakazi mwebwe mukunda ikipe ya Rayon Sport, ndabizi mukumbuye obita Eritier Ruvumbu Nsinga. Mukumbuye ikipe ya Rayon Sport ihagaze neza cyane. Mukumbuye Rayon Sport yo kubwa perezida wa Yesu Jean Fideli. Mukumbuye intsinzi yo gutsinda ikipe ya APR. Ikibazo kivugutiwe umuti. Abasaza babonye yuko ibyo bari kwirukangaho bitazabakundira. Inama idasanzwe yahuje ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'abayobozi bo mu ikipe ya Rayon Sport yanzuye byinshi bikomeye. Ibyo byinshi byaganiriweho nibyo tuje kubabwira. Tuje kubakubita icyo bita breaking news, akavuye muri Rayon Sport kagomba gucika. Nyuma yuko abasaza batabarika bamanutse mu ikipe ya Rayon Sport bakaza kubesha abanyarwanda, bakaza kubesha ikipe ya Rayon Sport, bakaza kudushuka no kutirimanganya ko barimo barakora ibintu bizima. Uyu munsi wa none Rayon Sport ikaba irahamanuka, ikaba yaragiye ikagura babakinyi ba nyuma mu makipe yabo, babakinyi ba nyuma batazi aho baturutse, babandi bakuye ni Nyamirambo. Uyu munsi wa none igisubizo cyo gutsindwa kikaba cyarahindutse kujya ruswa, kikaba cyarahindutse utunama twa hato na hato gutumizwaho. Aho Rayon Sport itsindwa bagashakaho abo babyegekaho bo ubwabo bakigira nyoni nyinshi. Tugiye kubera umuceri, turabizi ko abantu benshi batabikunda, batari buze no kubyumva mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Nta ruhande tugiye gufata, tugiye kuvugisha ukuri. Ese yiransinzwe ya Rayon Sport muri Stade Amahoro yari yateguwe? Yego nibyo, yiransinzwe yateguwe, ihabwa umugisha, birategurwa, birakorwa, biraba, abareyo bataha bimyiza imyoso. Ariko ibyabaye kwa uriya mukino, ntabwo nge nzarinda njya mu nda y'isi mbitse amakuru nakavuze umwanda uri muri football y'u Rwanda ukavamo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none tuje mu gahinda karenze akandi, tuje kumena umuceri, tuje kwandagaza bamwe bigira abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, tuje kwandagaza bamwe bigira abakinyi ko bakunda ikipe ya Rayon Sport, tuje kwandagaza bamwe bigira ko bazi umupira hano mu Rwanda naho bihisha inyuma y'ibibera mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ndaza guhera ku bakinyi. Ninde wahisemo ko Serumogo ari Omar agaruka mu ikipe ya Rayon Sport? Yego nibyo bamuhisemo, wenda bite nicyo yaragiye gufasha Rayon Sport. Ese niwe mukinyi wari ukenewe? Ninde wahisemo Pavel Nzira kamanuka mu ikipe ya Rayon Sport? Ese yaragifite ubushobozi bwo kuba muri Rayon Sport? Uko Rayon Sport yaguriwe, ese abakinyi baguzwe bari ku ruhembe rwo kuba abakinyi ba Rayon Sport? Ese akanyenyeri ka Rayon Sport k'abafana bakanze bagakanda agera kuri miliyoni 20, kuko arizo zonyine zatanzwe hagurwa Abedi. Abayobozi babeshe ko abafana nibagura umukinyi umwaka umwe n'ubuyobozi buri bushiraho undi mwaka, byagenze ute? Kuko Rayon Sport ikomeje guhomberwa n'abakinyi, kuko Rayon Sport igurira abakinyi bo kuri tapi, kuko Rayon Sport igura umukinyi kuko yarebye highlight, kuko Rayon Sport ikomeje kubonekamo abenjyawuro. Muribuka aba bakinyi babiri, murebe uyu w'igisore, uru ruhande rwa Musa Esenu, uyu yabaye flop mu ikipe ya Rayon Sport, murabizi. Murebe ba Master, abo bari bikoresho mu ikipe ya Rayon Sport. Murebe Nsabimana Aimable, uyu munsi ama interview ari maratanga, icyo ni igikoresho cya mbere cyavuye mu ikipe ya Rayon Sport, nkuko twagiye tubibona mu buyobozi bugiye butandukanye. Mumbabarire mumbwire, ikipe ya Rayon Sport ibibazo byayo bizarangira ryari? Mwegere hino mu making sure ko mwakaze subscribe, mwegere hino mu making sure ko mugiye kumva, mwegere hino mwemere ko tugiye gufata irido rihishe ibibazo biri muri Rayon Sport tukabikuraho, tugasigara dufesingana n'ibibazo biri muri Rayon Sport, apana buri wese kuza kubesha bitewe n'uruhande yafashe. Ndashaka wamureye ukunda ukuri, ndashaka wamureye utabeshwa ngo byanyuza hano bigenda kubibirinda kubigo kwa kanaka. Ndashaka wamureye ureba ijisho ry'abareyo, wamureye ureba aho agomba kureba, utagomba kureba aho yeretswe. Uwo niwe mureyo nshaka mumanuke, mwegere hino banyarwandakazi, mwegere hino nshuti zanjye, mwegere hino duhandoringa ibibazo biri muri Rayon Sport uyu munsi wa none.
ni ibibazo bikomeye birimo birafata Rayon Sport bikayirindimurira hamanuka, ni ibibazo bikomeye birimo biratuma buri mureye wese agiye kwanga ikipe yarazwe na basekuru. Mwegere hino rero, abakumbuye uyu mugabo bita Heritier Ruvumbusinga mumanike, kuko nanjye ndimo, kuko yagiye aca agasuzuguro ka APR mu bihe bitandukanye. Murabizi ibyo yagiye akorera APR, murabizi ko yatsinze APR, yari yarazonze APR. Mwegere hino, ndanahamya neza ko ku kigero cya 99% ko abantu benshi bakumbuye ikipe yo ku bwa perezida Uwayesu Jean Fidele, wa wundi wavuze ko atazigera ashiramo amafaranga, ariko washakaga suruse nyinshi ivamo amafaranga amanuka mu ikipe ya Rayon Sport. Abasaza baragiye batangira kwinjira ibitangazamakuru bitandukanye, biraza bisenya uyu muperezida, baramunaniza, batangira gushaka gukubitira abo bari bayoboranye hara muri stade Kigali Pele Stadium. Ariko perezida Uwayesu Jean Fidele yavuze ati, yugira ngo ninge bagerageje gukubita, wari kunkubita ngahita nkujyana muri moruge, gavuga ko nari ndimo ndidefana. Ibyo byavugisha itangazamakuru, abenshi baravuga, ariko mu by'ukuri iyi politike yo guhirika ubuyobozi bwa perezida Jean Fidele yahereye muri abo basaza. Uyu munsi wa none turi kubona barimo barakambakamba, badashaka gufata ikipe ya Rayon Sport ngo bayishire mu nshingano zabo, kandi barayatse wari ufite ubushobozi bwo kwihigira. Mwibuke neza ko uyu bita Faringanyi yaje ku bwa perezida Uwayesu Jean Fidele, bamwita flop, bavuga ko ntacyo baguze. Perezida Uwayesu Jean Fidele ubwo Faringanyi yatsindaga ibitego, yaramubwiraga ati keep it, komeza ugaragaza ukuri kuri iteka kuratsinda. Ubundi kinda bareyo bagomba kumenya, buri mureye wese icyo agomba kumenya, buri muntu wese uje kuyobora ikipe ya Rayon Sport suka yikunze, nubwo yaba yikunze siko yumva kaza yiyobora, ahubwo buri wese yumva ko Rayon Sport igiye kumwubakira izina muri business ze akora. Abareba bagatangira kunywera ku mahoteli yabo, bagatangira kugurira mu maduka yabo, bagatangira kurara mu macumbi yabo, kuko bumva ko nyine bari gusupport ngo umuntu uje gufasha ikipe. Izo ni inyungu za mbere. None niba ubona ubwo rukundo rw'abariyo bagukunda kubera iki wumva ko watanga n'injyawuro cyangwa watangira gushaka batwara injyawuro mu ikipe ya Rayon Sport yabaye kimaranzara kuva kera. Uyu munsi ntago mubona ko abariyo bananiwe, ntago mubona ko ikiragano turimo atari cyo gukomeza gupyinagaza ibyishimo by'abariyo. Ibyo nta muyobozi n'umwe uri hano uri murabireba uyu munsi. Okurura habe Tade arimo arakurura yishira, habe Paul Muvunyi arimo arakurura yishira, habe Murenza Budara arimo arakurura yishira. Kugeza uyu munsi wa none nta muyobozi muzima turabona muri iyi kipe ushobora gufata ikipe ngayishire mu murongo muzima, itarimo kuryana, itarimo gucucurana. Uwagerageje kubikora baramugwanyije, yarinde yari Jean Fidele. Undi wagerageje kuyobora Rayon, reka twikomereza rero, kugira ngo kino kibazo gikemuke, niko ubuyobozi bureberera umunyarwanda buri umwe wese aharaka ava akagera, niko bugomba kwicaza abantu basaza ukabereka ko Rayon Sport atari ikipe y'abasa, atari ikipe y'abanyina, ari ikipe y'abanyarwanda bro, ari ikipe y'abanyagihugu, ari ikipe ikeneye abeza mu byiza, atari ikipe ikeneye akavuyo ka bano basaza. Niba gusaza ari ugusahurwa, nibafate Rayon Sport bayihereze ikiragano gishya, nibafate Rayon Sport bayihereze urwego rw'igihugu runaka ruyireberere. Niba hari ikipe ya polisi, akaba ikipe ya gisirikare, Rayon Sport nayo niba yifata bayihereze urwego runaka ngurwa Beneri rushinzwe banki nkuru, cyangwa urwego rw'ubwikorezi bayigiriye Rwandeya. Ibi kipe nyine ifite umuntu yireberera ya kipe izigahangana. Naho uyu munsi wa none Rayon Sport irakikoreye ibibazo mu gihe aba basaza baza gukina ku byishimo by'abanyarwanda, baza gukina ku byishimo by'abareyo. Rayon Sport ndabizi ko buri mureyo wese uhereye kuyonga afata amafaranga agashiramo, nta mafaranga akuramo, ariko bano bigize barusahura mu nkuru, nubwo batayisahura amafaranga, ariko yubaye perezida wa Rayon Sport egari ko wakize wateye imbere. Rero mutwubakira ikipe, mwubakire Rayon Sport. Iki kibazo rero kigomba kuvugutirwa umuti muri ubu buryo, nibeguze inzego zose, ubuyobozi bwose buri muri Rayon Sport buvemo, abo bategeke umubare w'amafaranga, nashaka be miliyari imwe, nashaka be miliyoni 500, nashaka be miliyoni 300,
ugiye kuyobora Rayon Sport aba afitemo ayo mafaranga, avuge ngo uwo niwo mugabane wa mbere nguzemo mu gihe cyanjye nyoboye, n'undi uzaza nawe azaguremo uwo mugabane. Iyi Rayon Sport iba ikipe y'ubucuruzi apana kuba ikipe y'ibibazo. Murakoze banyarwanda, banyarwandakazi.